irambwira ngo ejo bundi nagize iyerekwa niyo mpamvu ntangije iri jambo. Nagize iyerekwa mbona ibishyimbo byinshi cyane, mbona umuntu araje amena bya bishyimbo, mbona arimo arajonjoramo ibishyimbo bishyashya bike bike, ariko ibishyimbo bishya. Imana irambwira ngo itoranije abantu bagiye gukora umurimo wayo mu buryo bugiye butandukanye. Irambwira ngo nzabwira abantu ko hari kandidatire Imana irimo ntizakirisha ubwishi bw'abahanuzi, ntizakirisha ubwishi bw'abavuga butumwa n'abapasiteri n'abashumba. Imana irambwira ngo ije kwiyimikira abayobozi bayo bagiye gukora umurimo wayo bivuye mu maboko y'Uwiteka. Nabonaga umuntu ikiganza kinini kirimo kirobanuramo ibishyimbo bishyashya. Imana irambwira ngo dore ije kwimika abambwira ngo ije gukirisha igihugu cyacu. Nanone irabimbwira ngo amaboko makeya. Irambwira ngo nzababwire ko Uwiteka Imana yazanye ikintu cyitwa ubwenge mu bantu bita abaganga. Imana irambwira ngo dore isi yose igiye kuzaza ihururiye igihugu cy'u Rwanda. Irambwira ngo dore twajyaga tujyana abantu mu bihugu by'Uburayi, tukajyana abantu kubavuriza mu Buhinde. Imana irambwira ngo dore iki nicyo gihe ihagurukije abahanuzi, igahagurutsa abantu bagiye gukorera Imana mu buryo butandukanye. Imana irambwira ngo dore abantu bafite ubwoba, ngo irambwira ngo ibyo yavuganye n'abanyarwanda ntibirasohora. Icyambere yavuganye n'abanyarwanda ububyutse buteye ubwoba, ivugana n'abanyarwanda yuko bazakorana n'Uwiteka ibimenyetso n'ibitangaza, ibyo bikaba byari bitari bwabe. Imana irambwira ngo nicyo gihe irimo yirobanuriza abantu igiye gukoresha ibimenyetso n'ibitangaza. Irambwira ngo dore indwara nyinshi zigiye kuzakirira mu gihugu cy'u Rwanda. Nabonaga indege nyinshi zambuka umupaka wa Afurika, zambuka ibindi bihugu ziza mu Rwanda. Nabibona kabiri. Narangiza iyerekwa muri iki gicuku cya nijoro, mbona igihugu cy'u Rwanda kiri mu kiganza. Nabonaga ari karita cyangwa ikirangantego cy'u Rwanda kiri mu kiganza kinini, mbona umuntu agipfumbase gutya. Imana irambwira ngo u Rwanda rwacu ruri mu maboko y'Uwiteka Imana nyiribihe. Nubwo byagenda gute, Uwiteka Imana yambwiye ngo yitoranije abashumba, yitoranije abapasiteri, yitoranije abavugabutumwa, yitoranije abahanuzi. Imana yambwiye ngo mwitinya kuko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwacu. Uwiteka rero ari mu ruhande rwacu, nimwe bazabaho, kandi abo muvuga ngo inzara zatwica nta kizadutwara. Nzari taratwishe muri Covid, ubundi bw'igiye kuzatwica ntakize gute akomeye. Nabonaga nyine yurira indege aza hano mu Rwanda. Imana irambwira iransanga ngo abakomeye si uko azura indege ngaze mu Rwanda, ahubwo abakomeye abari mu rugero rwe, baba ari abaperezida, baba ari abadogiteri bakomeye, bivuze ngo igihe kigiye kuza nabo bazaza kuza kubona imbaraga z'Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Si uko azura indege akazanga oya, ahubwo Imana yari inyeretse ko kubera ko nawe arwaye, yari inyeretse ko abantu bagiye gukora uwo murimo. Imana yambwiye ngo abantu bifuza muri iyo kandidatire mushyire amavi hasi musenge, kuko Uwiteka Imana agiye kubaha ubwo bushobozi bwo gukora uwo murimo. Ntago uwo murimo uzakorekera mu nsengero gusa bene data, no mu muhanda nabonaga abantu barimo bagenda bakira. Nabona abantu barakuzanira umuntu urwaye ukamukoraho agakira. Icyo gihe nicyo Imana igiye gukoresha amahanga yose akumirwa. Abo bene data tugiye kugera igihe Afurika igiye kugira ububasha ku banyaburayi. Tugiye kugera igihe Afurika Imana igiye kuyimenyekanisha. Mwitinya, mwigira ubwoba. Imana arambwiye ngo umugabane wa Afurika Imana igiye kuwushyiramo ikintu cyitwa imbaraga, igiye kuwushyiramo ikintu cyitwa amahoro. Abantu barangwa amahoro ngo ntago azarangira muri Afurika, ngo hazahora intambara. Barabashutse. Imana nabonye ikiganza kirekire kirambukira kuri Afurika. Imana irambwira ngo bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV, ndabasuje kandi baramukije mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byose tunyuza ku Musaraba TV. Kamvuge ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana wasesekara ndetse n'abanyu bose hafi na kure mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo. Reka mwese tubasuhuze kandi tuboneho no kubaha ikaze mu kiganiro kivuga ubutumwa cyacu cy'uyu munsi. Ndi kumwe na Prophète Egide n'umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana, umuntu w'Imana Imana yokoresha imirimo y'ubutwari mu gihe nk'iki ngiki. Egide turagusuhuje. Ndabikirije mu izina rya Yesu Kristo. Meze neza? Ndashima Yesu. Ndabona rwose mu maso ukeye. Meze neza cyane.
Ega ibihe ni iby'ubutabazi bw'abantu bakorewe Uwiteka mu kuri ndetse no mu mwuka. muri make uri mu bihe by'ubutabazi nawe. Ko niko kuri. Ibintu bimeze neza Yego ko. mu gihe cy'amashimwe. Yego ko cyane. Rega burya ujye umenya ikintu cya mbere iyo umuntu ari mu rugamba ari kurwana nyuma aba yitegura amahoro. Kandi nanone uri mu mahoro uba witegura intambara. Muri ibyo ngibyo uri mu kihe gihe? Genda mu gihe cyo kurwana niyo mpamvu ndi kwitegura amahoro imbere. Muri make utangiye kubyina intsinzi itaragera. Ndayiyumvamo. Ntabwo ari ukuyibyina itaragera agiye nyiyumvamo. Wiyumvamo? Nanjye wewe ngo watsindwe ejo haduye yaguhindukana. Jewe se nta muntu uri muri Kristo Yesu ugitsindwa. Kadata ntibishoboka. Ufite intwaro zihagije. Brand yanjye ni Kristo Yesu. Kandi n'umuntu utarigeze utsindwa. Bose natsindwa ntemvuka muri brand ya Kristo Yesu. Bishoboka bite? Gushimira ko ngukundira ko ugira icyizere. Ntabaye afite icyizere ntari umuhanuzi. Biravuga ngo duhanure uko kwizera kwacu kugize gute. Kungana. Ni make yabayihakanye Yesu. None havamo umuntu wese umwihakana. Bose wabumbwira yuko uri umuhanuzi kandi utagira kwizera uhanurira iki se? Bibaho. Umeze neza rero no mu bugingo umeze neza. Ndakomeye mu bugingo mu mubiri hose ndashimye Imana. Imana ishimwe twishimiye kuba nawe rero Egide. Amen. Mbere ko dutangira nagira ngo usabe usuhuze abaduteza amatwi inshuti n'abavandimwe. Ndabashuhuje abari ku mpera z'isi hose muri Afurika, ku mugabane w'Uburayi, Amerika na Aziya bose ndabashuje abakurikira Umusaraba TV n'ukuri. Ndabakunda cyane kandi tujya tubashimira ko bakunda gukurikirana ibiganiro byacu. Bakomeza bakurikirana ibiganiro cyane. Imana ishimwe. Amen. Amen. Imana igumugisha bakomeze bakurikire ibiganiro byacu. Reka mabwire kandi ngo biyandikishe mu muryango Umusaraba TV, kwiyandikisha nta kuri no gukora subscribe. Ukaba uriyandikishije neza ndetse biyandikishije no mu Byizerwa TV. Egide. Karame. Warugiye yarugara. Oya ntaga naringiye na. Reka dutware gucya rero ndifuza yuko uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi w'Imana. Imana igigutuma ubutumwa butandukanye kugira ngo ugeze ku bantu batandukanye kandi abantu baruhuka imitima yabo batuze bamenye inzira igana mu gihugu cyemuje. Ko nkunda kubabwira yuko turi mu gihe Yesu ari kweza umugeni kugira ngo azamwishyire adafite ikizinga cyangwa se umunkanyari. Ndakambanza ngusubiza aho hantu. Abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo Yesu ari kweza umugeni nicyo gihe. Agihaguruka hano yerekeza mu ijuru kwa Data. Ahereye kirya gihe Yesu umugeni. Twe kuvuga ngo uyu munsi ni Yesu umugeni. Turacyari muri icyo gihe nyine cyashatse kuvuga ngeyo. Yego. Ariko hari abantu benshi baba bavuga bati turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi yo kugira ngo abantu biyeze. Iyo minsi wowe uzi kutakari minsi ya nyuma. Yesu yaravuze ngo nta muntu numwe uzi iby'uwo munsi. Ibyerekana kuza kwe. Yesu nawe nta uzwi n'Imana. Mva nkuririmba akaririmbo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Ntago byabonetse. Nagira ngo nkutangarize. Harabura asige kuvuza impanda umbwira gutyo ntago tuzi umunsi Imana izavugiza impanda ariko ibyerekana ko azaza byo byose byaragaragaye. Nyine ngubwire umunsi yakuraga ibirenge bye hano mu isi agana mu ijuru niko twahise duhera ko dutegereza ko ashobora no guhita agaruka ako kanya kuko ntago yatubwiye ngo ndagiye nzaza iki gihe niki ahubwo witegura atangiye kwitegura uwo munsi agishingura ibirenge. Ariko mbere yuko agenda yaratubwiye ngo ibyerekane icyo gihe muzumva ibi ngibi impuha z'intambara agenda ubwami buzatera ubundi ishyanga rizatera indi shyanga agenda atubwira ngo ibyo byose nimumara kubibona muzubura amaso murebe hejuru hari ibyo yasize tuzamanza tukareba mbere yuko aza. Yaragiye ariko mbere uko yamwe twatangiye gutegereza bya bintu. Nyine reka nkusubiza aho ngaho. Ibyo ntago bije nona. Bibiliya tubwira ngo ibyariho kera nibyo biri uyu munsi. Nubundi ibyo izo mpuha z'intambara muvuga n'ibyo bishyitsi muvuga n'ibyo bindi byose na mbere yuko Yesu aza ahari intambara zahozeho. Ntabwo rero ibi ngibi bije uyu munsi inshuti yanjye byariho kuva na kera ahubwo umuntu w'Imana igihe cyose yakagombye gutegereza avuga ngo ngomba kurira kuba ready ko naka kanya nagira gute nazamuka atagiye kurebera ngo ibishyitsi atagiye kumva impuha z'intambara habaye intambara nyinshi mu binyejana byatambutse intambara zabaye kandi abakomeje kwizera abango Yesu araje bakomeje kubivuga n'icyo gihe n'uyu munsi wa none ahubwo navuga ngo kuva uwo munsi twebwe tugihabwa uruhushya rw'uko Yesu agiye tutazi igihe azagarukira ndetse yaravuze ngo twebwe si ibyacu kumenya imisi cyangwa iki cyangwa ibi sibyo niyo mpamvu uyu munsi wa none twebwe duhora twiyeza duhora muri icyo gihe cyo kumva n'uyu munsi wa none twicaye imbere ya kamera yaza tudakurikije ngo impuha z'intambara kandi n'izi zizarangira Yesu atarazize ngo nakubaza ngo ajya kuvuga ari ya jambo rivugiye iki
ubwo nahita nkunibaza cyangwa kubaza ngo ajya kuvuga biriya bimenyetso bizagaragaza kuza k'umwana w'umuntu niko yabivuzeho ngo ibyerekana kuza kugaruka k'umwana w'umuntu nubwo buryo yabivuzemo ntabwo yavuze ko umwana w'Imana nakoze biriya bimenyetso yatanze kuki yabivuze reka ngo usubize aho ngaho yari abashyizemo igihe cyo guhora biteguye kuko yabivuze akiri muri iyi si ni nk'aho yarababwiye ngo muhore mwiteguye muri maso ntabwo yaravuze muri iki kinyejana turimo nakubwiye ko ibi tureba uyu munsi wa none n'ibihe byatubanjirije byarahabaye igihe cya Adolf Hitler imyaka ishize si myinshi ibyo bishyitsi se nta byabayeho ibyo birunga ntibyarukaga se birutse muri iki gihe murimo muvuga ngo nicyo gihe cyo kugaruka kwa Yesu ahubwo yasize avuze iri jambo kuko yagira ngo abantu bose bahore biteguye mu mitima yabo be kugira ikibarangaza bamenye neza yuko ibyo ababwiye ari ukuri ntabwo yabivugiye muri iyi myaka 2025 sibyo yabivuze kugira ngo umukiranutsi wese ahari ahora ari maso ahore yiteguye nacyo kintu yigishije abigishwa mu migani 18 ababwira ko basenga iteka ntibagire gute ntibarambirwe rero none se tuvuze ngo ibi bintu bihagaze bareka gusenga bavuga ngo Yesu ntago aje bahita babireka bareka gusenga ako nakabazo usorejeho warakandika muri comment akadusubize tuzagaheraho ubutaha Imana iguhe umugisha dushimiye umuntu wese uri kumwe na kumwe kino kiganiro reka tubabwire ngo babane natwe mu kino kiganiro kugeza dugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu reka nsabe Egide asenga Imana atugeze ubutumwa Imana ifise ku mutima we ni karibu data turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga tugushimiye kuri Imana igivuga bikaba uri umwami utegura w'ibihe byose mwami waraduteguriye dutegurira ivuga butumwa dutegura gutanga message akanya nk'aka ngaka igihe nk'iki ngiki turi imbere y'ubwiza bwawe nyemerera ugende ugere mu mitima y'umuntu wese utega amatwi ijambo ryawe ubashe gutegura mu mutima we ubashe gushyiramo ihumure ubashe gushyiramo ituze kugira ngo babanze kukumva mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ni benshi mwami nyiringabo Imana bacitse intege badohotse bitewe n'ibihuha by'intambara bumva hirya no hino ariko kuko uri Imana idakorera mu maboko y'abantu idakorera mu mitima itandukanye ahubwo ukorera kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo ugira icyo ukora kandi ugisoresha umwete wawe urakoze rero abagiye kumva ijambo ryawe rigere mu mitima yabo rigira icyo rihindura kandi rigira icyo risiga rikoze mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ishimwe cyane yego nongeye kubasuza bundi bushyashya amazina yanjye ni yayandi ni Profete Egide Havugiyaremye rero nongeye kugaruka harashize igihe kirekire tutabonana harashize igihe kirekire ntabazanira amakuru aturutse i Yerusalemu uyu munsi naje kandi shimira abantu bajya bakunda gukurikirana ibiganiro ku Musaraba TV bandika muri comment tujya turi abantu badushyigikira tujya turi abantu bagenda bakurikira ibiganiro byacu Imana ijye ibaha umugisha nukuri tubifurije umugisha mu bitenga byanyu tubifurije umugisha mu byo mukora Imana ijye ibaha umugisha ni byiza cyane rero tugiye gutangirana n'ijambo ry'Imana kugira ngo tugire ibindi dukomerezaho n'abacamanza n'ibice byaho 7 umurongo waho wa 3 turageza ku murongo waho wa 7 Imana ishimwe cyane titire y'ijambo narihaye riravuga ngo Imana ntikirisha ubwishi bw'abantu ahubwo ikirisha ubuke bw'abantu Imana ishimwe cyane Imana ishobora gukirisha Egide igakirisha Nepo kugira ngo tutirata amaboko yacu tirata yuko twasenze tirata yuko twahanuye igakirisha ubuke bw'abantu Imana ishimwe cyane tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu bacamanza ni ibice 7 turahera ku murongo waho wa 3 turasoza ku murongo waho wa 7 mutwe w'ijambo ravuga ngo Digiyoni anesha ingabo z'Abamediyani 3 nanone genda ujye imbere y'ingabo urangurura uti utinya wese muri mwe agahinda umushyitsi nave ku musozi Gilugadi atahe nuko abantu inzovu 2 n'ibihumbi 2 barataha hasigara inzovu imwe 4 Uwiteka ahera ko abwira Digiyoni ati abantu baracyakabije kuba benshi manukana nabo mujye ku mugezi mbakugeragerezeyo nuko uwo ndi bukubwire ko ari we mujyana aba ari we mujyana kandi uwo ndi bukubwire ati nimujyane ntagende nuko amanukana n'abo bantu bajya ku mugezi Uwiteka abwira Digiyoni ati umuntu wese uri bujabaguze amazi ururimi nk'imbwa umushyire ukwe kandi uri bunyweshe apfukamye umushyire ukwe umubare w'abanywesheje amashyi
uba 300. Ariko abandi bose banyoye bapfukamye. Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu 300 banywesheje amashyi nibo nzabakirisha, kuko ugabije Abamediyani. Nuko abandi bose nibasubire iwabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Narinzanye ijambo rifite umutwe uvuga ngo ntago Imana ikirisha ubwinshi bw'abantu. Uyu munsi wa none turi ku kagezi nk'uko Uwiteka yabwiraga Gideyoni. Yaramubwiye ngo abantu bakabije kuba benshi. Hari igihe abantu bibwira ko Uwiteka yatabare Jide akoresheje amaboko y'ubwinshi bw'abantu. Ntago bibaho, kuko hari ijambo duherutse kuvuganaho yewe namwe mbabwira ko Imana ikirisha ubwinshi bw'abakeya. Ntago izakirisha abanyamasengesho benshi, nta nubwo izakirisha abahanuzi benshi, nta nubwo izakirisha abavugabutumwa benshi, izakirisha abakeya kugira ngo tutirata, kuko ngo twirate yuko twebwe twasenze. Nta nubwo amasengesho yacu dusenga yagira ahantu atugeza. Uwiteka iyo ashaka gukiza, akiza ubwoko akirisha amaboko makeya y'abantu bakeya. Arababwira ngo dore bakabije kuba benshi. Aramubwira ngo bamanukane ubajyane ku kagezi njye kubageragerezayo. Uyu munsi wa none turi ku kagezi. Uyu munsi wa none Imana irimo irarobanura abantu 300 igiye gukirisha igihugu cyacu. Igiye gukirisha umugabane wa Afurika. Mbabwira ngo ejo bundi nagize iyerekwa, niyo mpamvu ntangije iri jambo. Nagize iyerekwa mbona ibishyimbo byinshi cyane. Mbona umuntu araje amena bya bishyimbo, mbona arimo arajonjoramo ibishyimbo bishyashya bike bike, ariko ibishyimbo bishya. Imana irambwira ngo itoranije abantu bagiye gukora umurimo wayo mu buryo bugiye butandukanye. Birambwira ngo nzabwira abantu ko hari kandidatire Imana irimo itanga y'abantu Imana igiye gukoresha mu buryo bw'uko Imana igiye gukirisha igihugu cyacu. Ntizakirisha ubwinshi bw'abanyamasengesho, ntizakirisha ubwinshi bw'abahanuzi, ntizakirisha ubwinshi bw'abavugabutumwa n'abapasiteri n'abashumba. Imana irambwira ngo ije kwiyimikira abayobozi bayo bagiye gukora umurimo wayo bivuye mu maboko y'Uwiteka. Nabonaga umuntu ikiganza kinini kirimo kirobanuramo ibishyimbo bishyashya. Imana irambwira ngo dore ije kwimika abayobozi bashyashya mu rwego rw'amatorero. Irambwira ngo ije gukirisha igihugu cyacu. Nanone irabimbwira ngo amaboko makeya. Irambwira ngo nzababwire ko Uwiteka Imana yazanye ikintu cyitwa ubwenge mu bantu bita abaganga. Imana irambwira ngo dore isi yose igiye kuzaza ihururiye igihugu cy'u Rwanda. Irambwira ngo dore twajyaga tujyana abantu mu bihugu by'Uburayi, tukajyana abantu kubavuriza mu Buhinde. Imana irambwira ngo dore iki nicyo gihe ihagurukije abahanuzi, igahagurutsa abantu bagiye gukorera Imana mu buryo butandukanye. Imana irambwira ngo dore abantu bafite ubwoba ngo intambara. Irambwira ngo mubanze mumenye neza yuko iyo umuntu agiye gutabarwa habanza kuza ikintu gishobora kubanza gusenya ubutabazi bwawe. Unyura mu gikombe bita banka, hakabanza hakaza ikintu kigutera ubwoba mu mutima. Imana irambwira ngo ibyo yavuganye n'abanyarwanda ntibirasohora. Icyambere yavuganye n'abanyarwanda ububyutse buteye ubwoba. Ivugana n'abanyarwanda yuko bazakorana n'Uwiteka ibimenyetso n'ibitangaza, ibyo bikaba byari bitari bwabe. Imana irambwira ngo nicyo gihe irimo yirobanuriza abantu igiye gukoresha ibimenyetso n'ibitangaza. Irambwira ngo dore indwara nyinshi zigiye kuzakirira mu gihugu cy'u Rwanda. Nabonaga indege nyinshi zambuka umupaka wa Afurika, zambuka ibindi bihugu ziza mu Rwanda. Nabiboneye kuki? Imana yamereye urugero kuri ya mupapa mwarimo muvuga warwaye akaremba akagera kure. Ngiye kubona mbona bamupakije indege baramuzanye no mu gihugu cy'u Rwanda. Numva ijwi rimbwira ngo dore abakome, abami n'abandi bantu benshi cyane, abazungu, aburuhu rwera n'abirabura bazaza kwigira ku Rwanda, kuko Imana ihagurukije gukora imirimo n'ibitangaza, kuko ari ryo sezerano yari yasezeranije abanyarwanda. Irambwira ngo mutuze umutima, kuko ibyo yari yasezeranije ntibyigeze bisohora. Niyo mpamvu Imana ntago ivuga amasigara cyica. Njya nibaza abantu bavuga ngo Imana ije kurimbura, ije gukuraho. Ntago Imana igise ikuraho isezerano. Yasezeranije Dawidi iramubwira ngo mu Bisirayeli ntihazabura uzaba ku ngoma, ntihazabura uzaba ku butambyi bwa. Igihe Salomo yakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, yakagombye guhita Imana irenga isezerano yagiranye na Dawidi, igahita ifuta ririya sezerano rikarangira. Ariko iravuga ngo nibutse isezerano yagiranye na Dawidi. Niyo mpamvu nemeye ko n'Abisirayeli bakomeza gutwara bakagira ubwami, bakagira mpi. Niyo mpamvu natwe hari icyo Imana yadusezeranye.
mwigira ubwoba. Natangiye mvuga ijambo rikomeye cyane. Iyo igihugu kiri mu ntambara kirwana, ntago intambara turimo ari y'amasasu, n'intambara turimo ni y'amagambo. Iyi ntambara irakaze kandi ndetse irakomeye, ariko Uwiteka Imana azi neza yuko imbere yacu hari amahoro n'umutekano. Imana yanyeretse rero mbona ibihugu byinshi biza kwiga ku gihugu cy'u Rwanda. Imana irambwira ngo itanze ubwenge mu banyarwanda, mu bana batoya, itanze ubwenge ku bantu bagiye kuzajya bakora ibintu bikomeye cyane. Uyu munsi wa none niyo mpamvu ubona abantu barimo kuduhagurukira, amahanga yose akaduhagurukira, nuko tuzaba bakomeye. Nubwo baduhagurukira, hari icyo Imana avuganye natwe. Imana yatubwiye ngo ntago izakirisha ubwishi bw'abantu, ntago izakirisha ubwishi bw'abahanuzi, oya, ntago nubwo izakirisha ubwishi bw'abavuga butumwa. Yo ubwayo mu bumana bwayo irishoboye. Ubwo duherukana nababwiye ikintu gikomeye, narabwiye ngo Imana yabitinya u Rwanda, ihagurutsa amahanga yose, igahagurutsa Ubwongereza, igahagurutsa iki, ntago byaba biyinaniye guhagurutsa umurwa umwe wo kugira ngo gusa idukureho, ahubwo mureke Imana imenyekanisha umunyarwanda uwo ari we. Ni iki n'itangiriro ry'uko yavuganye natwe ko izakorana iby'ubutwari natwe. Abantu batarazuka ngo Imana ibone imirimo, abapfuye bazazuka. Yesu yaravuze ngo umwizera akizera izina rye, imirimo akora ndetse n'abazagira gute azayikora, ndetse kandi ngazakora nigize gute nirushijeho, ngo kuko yagiye mu ijuru. Niyo mpamvu uyu munsi wa none natwe twizera yuko iby'Imana yavuganye natwe no kubikora izabikora. Mutuze umutima, hari icyo Imana yavuganye natwe. Mwigira ubwoba, Yesu ashimwe cyane, mwe kugira ubwoba. Abamediyani bari bagerereye Abisirayeli, ngo barahingaga n'ingano bakaza bakazireba ati igihe cy'isarura cyari kigeze, ariko Imana ihagurutsa Gideyoni iramubwira ngo ndi Uwiteka, irirahira, iramubwira ngo bwira Abisirayeli abafite ubwoba batahe, ngo abantu inzovu 1000 bagira gute barataha bava mu rugamba. Hari abantu benshi bikuye mu bintu by'ivuga butumwa, hari abantu benshi bikuye mu bintu by'ubuhanuzi, hari abantu benshi bikuye mu bintu byo gusengera igihugu, bagiye kuko Imana ishaka gukirisha ukuboko kw'abantu bake cyane. Nuko ngo bamwe bagira gute barataha. Turabizi hari abantu benshi batakiza kuvuga ubutumwa, bagize ubwo baravuga bati nituvuga, kubera ko mu maso yabo bareba ibirori bakavuga hari ngo twavuga Imana itadutumye tukavuga yuko igihugu gifite amahoro. Ariko najya ngo mbabwire ngo nubwo badushyiriyeho ibihano, ubusa niduhumeka, ninde muntu wapfuye azize inzara se kubera ibihano badushyiriye? Imana ifite ubutware, ifite ububasha, ndetse ifite n'uburyo igomba kugaburira abantu bayo. Irongera ibwira Gideyoni ngo abantu baracyakabije kuba benshi, bamanukanire ku kagezi, ngo abanywa baje baguza ururimi nk'imbwa ubashyira ukwabo, n'abanywa banywesha ibiganza nabo ubashyira ukwabo. Ngo abaje bagizaga ururimi nk'imbwa babashyira ukwabo, n'abanyweshaga ibiganza babashyira ukwabo. Ngo abanyweshaga ibiganza baba abantu 300. Reka mbabwize ukuri bene data, dufite abantu bazi gusenga, basenga bari maso, basenga basengera igihugu. Dufite abantu bazi gusenga, ntibasengeshwa no kurya, ntibasengeshwa n'ibyo kunywa, ntibasengeshwa nuko bafite ubutunzi, ahubwo basengeshwa n'urukundo n'icyo bavuganye n'Umwami Imana. Mbatangariza ngo jewe sindeba ngo ntuye hehe, nkomoka hehe, ndeba ubwiza n'igihugu cyacu Imana yubatse. Nongere mbasubiriremo iki kintu. Hari abantu bajya bavuga ngo Imana ngo yasenye ikintu ngo ikongera ikacyubaka. Bene data, mujye mwibuka ko na Yesu niwe watanze urwo rugero, avuga ngo basenye urusengero igihe kinini akarwubaka igihe gitoya. Ariko mwibuke yuko nawe ageze mu gashyamba bitegetse Mana, ngo yararebye arararama aravuga ngo Uwiteka bibuka ushaka nibibuka ushaka. Nuko yarazi neza yuko urwo rugamba nawe rwari rumukomere. Rero igihugu cyacu imbaraga Imana yacyubakishije ni imbaraga, ntago rero hari umuntu waza kuzikinira ngo aze kugisenya uko yishakiye. Niyo mpamvu nigeze mbabwira ikintu kimwe gikomeye cyane, ndababwira ngo kuki abantu benshi bahora batubwira ngo turapfuye turashize. Ese tugira imitima yinangira ku buryo n'abantu barimo bavuga ngo twubahe Imana dupfukame dusenge? Ukibaza uburyo ki ibintu bitambuka kugashira imyaka inigashira, ukibaza niba abantu nta mutima bagira, bafite umutima umeze nk'uwibuye utuma abantu bataca bugufi ngo bubahe Imana bunana. Kandi nubwo baba babiri Uwiteka yadukiriza igihugu. Bene data rero mureke tube maso. Imana yarambwiye ngo muri kandidatire y'abantu Imana irimo irobanura bagiye gukorera umurimo w'Imana.
hari abantu bagiye guhanura, hari abo Imana igiye gukorana imirimo n'ibitangaza, hari abantu bagiye gukorana n'Imana bagakiza abarwayi, hari abantu bagiye kwirukana abadayimoni. Ibyo ntago uwo murimo Yesu ntago yari bwawutangize ngo awukoreshe abantu babibone. Ntago turakora umurimo nk'uwa ba Pawulo, ntago turakora umurimo nk'uwa ba Petero. Nicyo gihe cy'uko tugiye gukora uwo murimo, kandi Imana irimo irarobanura abantu bagiye gukora uwo murimo. Imana yambwiye ngo abantu bifuza muri iyo kandidatire mushyire amavi hasi musenge, kuko Uwiteka Imana agiye kubaha ubwo bushobozi bwo gukora uwo murimo. Ntabwo uwo murimo uzakorekera mu nsengero gusa bene data, no mu muhanda nabonaga abantu barimo bagenda bakira, nkabona abantu barakuzanira umuntu urwaye ukamukoraho agakira. Icyo gihe nicyo Imana igiye gukoresha amahanga yose akumirwa. Abo batwiruka inyuma batwirukankaho nabo bazahindukira babe ngo ni Imana. Hari igihe cy'Abayuda cyabaye muri Esiteri ibice 9, ngo nuko uwo munsi abanzi b'Abayuda bari bafite ububasha ngo birahinduka, Abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Bene data, tugiye kugera igihe Afurika igiye kugira ububasha ku banyaburayi. Tugiye kugera igihe Afurika Imana igiye kuyimenyekanisha. Mwitinya, mwigira ubwoba. Imana arambwiye ngo umugabane wa Afurika Imana igiye kuwushyiramo ikintu cyitwa imbaraga, igiye kuwushyiramo ikintu cyitwa amahoro. Abantu barangwa amahoro ngo ntago azarangira muri Afurika, ngo hazahora intambara. Barabashutse. Imana nabonye ikiganza kirekire kirambukira kuri Afurika. Imana irambwira ngo mbabwire yuko Uwiteka Imana agiye kuzana imbaraga zayo ku mugabane wa Afurika, abantu bakamenya yuko Imana yimukiye muri Afurika. Reka mbabwire, abazungu mu mpera zaho bose nibo bazi kuraguza no gukoresha izo mbaraga, ariko Uwiteka yagarutse kuri Afurika. Ikindi cya kabiri, narangize yerekwa muri iki gicuku cya nijoro, mbona igihugu cy'u Rwanda kiri mu kiganza. Nabonaga ari karita cyangwa ikirangantego cy'u Rwanda kiri mu kiganza kinini, mbona umuntu agipfumbase gutya. Imana irambwira ngo u Rwanda rwacu ruri mu maboko y'Uwiteka Imana nyiribihe. Nubwo byagenda gute, abaduhagurukira n'abakoresha imbaraga zimeze zite, Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Mwitinya, nimuhumure, kuko Imana ije kwitoranyiriza abaje kuyobora amadini. Imana yambwiye ngo mbwire ngo yemwe mufite ubwoba bw'amadini, muhumure, Uwiteka Imana aje guca inzira. Ntabwo reka dusengera mu madini gusa, no hanze turahasengera. N'ubu turimo turasenga. Abundi kuki mugira ubwoba? Bagira ubwoba wamaze kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nicyo gihe Imana igiye kugukoresha. Wowe uvuga ngo nta ntege ufite, urazifite, kuko wamenye Yesu Kristo. Wewe uyumva ko nta mbaraga ufite, imbaraga urazifite. Digiyoni yarirebye arisuzugura, aranga umpisemo nkande, jewe ndi umunyantege nkeya, umpisemo nkande, nkomoka ku muryango kwa Yowasi ukennye hirya iriya. Aravuga ngo ugende uko imbaraga zawe zingana. Mwene data, ntago mu rusengero ariho dusengera gusa. Ntuzacika intege, naho wasenga. N'ubu turimo turasenga mu cyumba cyawe, wasenga kandi ukagwiza imbaraga. Imana yambwiye ngo dore irabahagurukije mwebwe mugaragara ko muri abanyantege nkeya, mugiye kuzamura abandi. Kandi Uwiteka Imana yambwiye ngo yitoranije abashumba, yitoranije abapasiteri, yitoranije abavugabutumwa, yitoranije abahanuzi. Imana yambwiye ngo mwitinya, kuko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwacu. Uwiteka rero ari mu ruhande rwacu, ntimugire ikibazo, kuko Uwiteka Imana aje kuturwanira. Rero Uwiteka yambwiye ngo muhumure, mushyitse umutima hamwe, kuko Uwiteka Imana ari kumwe natwe. Rero ntago ntinda, ntago mvuga amagambo menshi. Niyo mpamvu mba naratinze kugaruka, nuko mba nyitekereza kugira ngo ndebe icyo Imana iri bumpe ngo mbazanire. Icyo Imana yampaye kuzana nicyo mba. Kandi hari abantu benshi, abantu bakadusindisha amagambo. Bene data, meruka gukora ikiganiro mbabwira ngo kuki umuntu atinyuka kuza kubabwira ngo Imana ije gusarura ibyeza n'ibiteza. Narababwiye ngo uwo muntu yaba afite ishurirwa rirenze rya Yesu, kuko Yesu ubwe niwe wivugiye amagambo akomeye. Aravuga ngo ni data wenyine uzi umusinigi gusarura ibyeza n'ibiteze. Waba uvuze ngo imeruka igize gute, irabaye. Kandi ntago wowe ufite imbaraga zo kumenya iby'imeruka. Ndi umuhinzi, nawe uri umuhinzi. Ubwo tuvuze ngo dukuyeho ibyo twahinze mu murima byose, uvuze ngo ugiye gutera imbuto nshyashya. Rero ababatera ubwoba, Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Muhumure, abo kubaho bazabaho, kandi abo muvuga ngo inzara zatwica, nta kizadutwara. Inzara itaratwishe muri Covid, ubundi bw'igiye kuzatwica, nta kizadutwara. Twe turimo turasuzugura abantu bashaka kuvuga ngo turabaha. Njya nanga n'umuntu umubwira ngo ndaguha 5 uyu munsi ndakwishyurira umwana, ariko umuntu ugasanga ntashobora kukwereka inzira amafaranga wayakuramo, ahora ategereje yuko uri mutegera ibiganza ukamusaba. Uyu muntu ni umwanzi mubi udashobora kugucira inzira ngakwereka icyo wakora nawe ubashe kwiteza imbere. Niyo mpamvu amahanga asa nkaho twebwe abarimo ashaka kugira ngo aturwanye.
twamaze kugera ku rwego n'ubumenyi bw'uko tutakibasha kuvuga ngo inkunga zabo zihagaze twahagarika iki umutima. Bajye bazifatira abo nyine baha batigeze bamenya kurambura ikiganza cyabo ngo bakore. Ariko twebwe Yesu yatwikishije gukora. Uyu munsi nubwo byahagarara Uwiteka Imana azaducira izindi nzira. Hari inzira zirenga 7,000, hari inzira zirenga 100,000 Imana izacishamo umunyarwanda n'umuntu wese wubashye Imana. Imana irambwiye ngo ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Afurika u Rwanda rurimo abantu basenga. Twe gutinya, twe kugira ubwoba. Mu ruhando mpuzamahanga Uwiteka azadushyigikira. Kumva impuha z'intambara izo zabayeho kuva na kera. Mwigira ubwoba, Yesu niwe uzaza kurangiza iyi ntambara ku banyarwanda. Rero Uwiteka Imana ari mu ruhande rwacu kandi mukomere mushikame, Imana yacu ishimwe cyane. Reka mbasengere rero, ntago dushaka gukora ibiganiro birambirana bimara igihe kirekire kuko Uwiteka ibyo yaduhaye ni byinshi kandi Uwiteka azakomeza kubikurikira. Niwe ukurikirana ijambo ryayo akanaririnda. Jyewe ubwanjye nta kintu nabasha gukora, nepo ntacyo yashobora gukora, na bene data nta kintu babasha gukora, ariko Imana yo ubwayo hari icyo ishoboye. Murakoze. Mbere yuko usenga hari yerekwa wabonye nshaka kugira ngo usobanurire abantu duse nk'abava mu rujijo. Wavuze ngo mwerekwa wabonye papa aza kwivuriza mu Rwanda. Yego. Ni ibyerekwa cyangwa se koko dutegeze ko papa indwara arwaye azayivuriza mu Rwanda? Dusobanura aho hantu kugira ngo reka mbasobanura aho hantu babyumve neza. Byari mu kimenyetso cy'umuntu ukomeye kuko papa tuzi ko agize gute akomeye. Nabonaga nyine yurira indege aza hano mu Rwanda. Imana irambwira iransanga ngo abakomeye si uko azura indege ngo aze mu Rwanda, ahubwo abakomeye abari mu rugero rwe, baba ari abaperezida, baba ari abadogiteri bakomeye, bivuze ngo igihe kigiye kuza nabo bazaza kuza kubona imbaraga z'Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Si uko azura indege akazanga oya, ahubwo Imana yari inyeretse ko kubera ko nawe arwaye, yari inyeretse ko abantu bakomeye mu minsi izaza bazajya baza kuruhukira mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuko namwe muvuga ngo tujya mu Bubiligi, tukajya mu Buhinde, tukajya icyo gihe, natwe rero bagiye kuza. Ibyo byose birasobanutse, ariko se agendeye abaye nkumva muno butumwa kano kanya akagenda kuyerekwa wabonye akaza kwivuza indwara yakira. Uwiteka ashobora byose kuko ari we wabuzanye yamukiza, kuko we ashobora byose. Kuko ntago ari we wabitekereza kuza gutyo, ahubwo ubwo cyaba ari nk'igitekerezo kugira ngo Imana izigaragaza ibyo yavugiye mu muhanuzi ko bikwiriye kugira gute gusohora. Yego. Kera abigishwa babaga bari kumwe na Yesu akavuga ibyo butumwa, akababwira ibintu bitandukanye. Abigishwa bakamubaza ngo ibyo bizaba ryari? Nanjye kankubaze ngo ibyo bizaba nkajye tutegeze nka ryari? No kuvuga ngo jyewe ubwanjye ntabwo nzi umunsi n'igihe, sibye Yesu uzi umunsi n'igihe. We wabintumye niwe uzashyiraho deadline y'igihe bizabe. N'ubu byagutungura n'aka kanya bikaba. Yego. Kuko bahanura ngo Yesu azaza, ntabwo bari bazi ngo azaza mu kihe kinyejana, azaza ryari. Ariko ibyo bahanuye byarashyize bigira gute birasohora. Turimo uyu munsi. Reka ngushimire Egide, mvuge ngo Imana y'amahoro igumishe kandi ikomeze ikwagure mu buryo bwose bushoboka. Turigona ku musozo w'ikiganiro cyacu nkuko babibona. Reka ngusabe uratanga nimero za telefone zawe, nurangiza udusengera Imana. Reka reba. Nimero yanjye ni 078 2 3 014, ni 078 2 3 014. Mane ko mugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushima, turaguhimbaje. Tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga, tugushimiye kuri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Uri Imana yavuganye natwe ibigiye bikomeye kandi abantu benshi bategereje. Aka kanya ndi igikoresho cyawe mbura mu maro, ariko mpanuye uko nategetswe, mpanuye uko ijwi ryawe ryasanze. Unyemerere kugira ngo imirimo n'ibitangaza umuhanuzi wese yemerwa yuko ibyo yahanuye bisohoye. Uwiteka ugira ikimenyetso ukora nkuko ari byo wakoze nkakubona, ukorera ikimenyetso igihugu cy'u Rwanda kugira ngo abantu babashe kugushyigikira, bamenye kuri Imana ivuga ibikomeye kandi ndetse ukabisohoza. Abantu benshi bazi yuko uri Imana ikora ibyoroheje cyane, ariko twebwe tuzi yuko uri Imana ikora ibikomeye cyane. Ngaho rero mwamenye iribiha Imana kugira ngo ineza n'ubutware bwawe bigaragare nkuko wagaragarije Eliya ibyo yahanuye bikagaragara. Uhereye umunsi wa none ukageza iteka ryose, natwe bimenyekane yuko ari wowe wadutumye mu izina rya Yesu Kristo. Ugere ku mitima y'abantu bose bumva ijambo ryawe barikurikirana, ugende ugira icyo ukora kandi usohoze gukomera kwawe mu mitima yabo n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Amen.